prophets. Ry'imana yateguwe kugira ngo atushikirize icimana itugomba ko kaze mukozi w'Imana. Hallelujah. Yes, ashimwe cyane. Amen. Muranezerewe? Are you happy? Muvuge amen muri iki gipande. Amen. Yes, ashimwe cyane. Amen. Muri iki gipande reka turebe amen. Amen. Yes, ashimwe cyane. Urubyiruko murahari? The youth are here. Hallelujah. The youth, hallelujah. Urubyiruko rurahari uyu munsi wa none. The youth are here today. Reka turebe inkumi ko zihari. Let's see young ladies. Yes, ashimwe cyane. Young ladies, amen. Abana bato cyane reka turebe abana bato. Kids under 6 years old. Kwibagirwa abana batoya, abana batoya. Hallelujah. If you have under 5 years old. Bari kubyumva. Amen. Imana yacu ishimwe cyane. Amen. Ni umwanya mwiza Imana yongeye kutwemerera. It is a great time that God has given us. Kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. As you can share the word of God with you. Nanjye nshima Imana ko yanyemereye ko mpagarara muri And I thank God for giving this opportunity to stand before you. Nongera gushima Imana kandi namwe ko Imana yabazanye mu nzu yayo. And I thank God that God brought you in His presence in His holy sanctuary alive. Kugira ngo twumve ijambo ry'Imana. So you could hear the word of God. Burya kugira ngo uboneke ahangaha byonyine. To be here itself. Ubarwanye intambara zikomeye. You have fought a battle just to get here. Kuko hari amajwi menshi aza kubwira ati jya gusenga andi byihoze. Because the voice telling you to go to church, other voice telling you not to go to church. Ariko ijwi ry'Imana iyo ritsinze. But when God's voice is victorious, utera intambwe ya mbere bigakunda. You take a step and it's possible. Intambwe ya kabiri bigakunda. Second step is possible. Ukinjira mu nzu y'Imana. And you enter God's sanctuary. Amen. Amen. Imana yacu ishimwe rero reka tuyikomera amashyi ni mu gukora bitwemereye. Let's applause to God. Amen. Because God made it possible to be here. Amen. Kubera dufite gahunda nyinshi. Because we have other programs, we're going to try to use our time wisely. Ntago turi butinde cyane. So we're not going to take too long. Ariko turagira ngo twinjire mu ijambo ry'Imana. So we're going to enter into the word of God. Ubushize umushumba yababwiye yuko cyangwa se yatubwiye yuko tugeze ku kindi kigwa. The last time we were told that we are going to enter into a new topic. Kigwa turiho rero na Akamaro k'Umwuka Wera. So the new topic now is the worth of the Holy Spirit. Mu itorero ry'Imana. In God's church. N'ibikorwa by'Umwuka Wera. In the work of the righteousness. It is somo. So this topic. Ry'Umwuka Wera. When you say the Holy Spirit. Kubera benshi baba batarabisobanukirwa. Because many unfortunately have not understood it. Yumva ari nko kumutera igihe. They think that it is just to go with time. Kubwira umuntu ngo saba Umwuka Wera. Because when tell someone to pray for the Holy Spirit. Yumva ari ibintu adashyikira neza. To them they think it's something that it's impossible to achieve. Umuntu yibaza n'akamaro kabyo akakabura. Because they try to see the worth and they don't see the meaning. Umwuka Wera kenshi benshi babyigishije batangira gusinzira. Whenever they are teaching about the Holy Spirit, many fall asleep. Kubera ko ikintu atari kumvamo. Because it's something that they do not understand. Iyo umuntu atari kumva bavuze bati mu rusengero ati Imana iraje gutabara. So when they say God is coming to save you. Imana iraje gukiza uburwayi bwawe. When they say God is coming to cure you of your illness. Imana igiye kuguha ibifaranga byinshi. That God is going to give you wealth. Kubwira rero umuntu ngo saba Umwuka Wera. Tell someone to pray for the Holy Spirit. Yumva rwose ari ibintu mbese bidafite ikintu bimaze. To them it's something that they do not see happening. Like ariko nagira ngo nkubwire ngo. But let me tell you this. Uwamenye Kristo. So the ones who have known Christ. Wafashe intambwe ya mbere agatera aza mu nzu y'Imana. The ones who took a step to come in God's house. Iki kigwa kizarangira bigufashije. See, this topic will end when he have given you support. Kumva akamaro k'Umwuka Wera. It has given you understanding in the worth of the Holy Spirit. Umwuka Wera atumariye. And what the Holy Spirit has to us. Ni kenshi turi bugende tuvuga no kubadafite Umwuka Wera. We will touch upon those who don't have the Holy Spirit. Uko bibagendekera. And see what happened to them. Ariko Umwuka Wera muri aka kanya. But the Holy Spirit at this moment, at this time. Cyangwa se muri iki kigo. Or in this topic.
ndagira ngo nkubwire umwuka wera n'aba muri wowe byose bizashoboka. I'm telling you this, if you have the Holy Spirit within you, Amen. anything is possible. Amen. Nkubajije ikibazo nshaka kubaza se ari urukundi tutarajya ku Akamaro. Okay, before we go on to see the word, I can ask you a question. Umwuka wera ni iki? For example, I can ask, what is the Holy Spirit? Umwuka wera bivuga iki? What does it mean when we say the Holy Spirit? Mpwemu yera bivuga iki? What does it mean when we say the Holy Spirit? Duhora tubiririmba. We sing in songs. Mwuka wera ramanuka batangira kubona Imana. The song that we sing that the Holy Manuka batangira kubona Imana. Mwuka wera ramanuka batangira kubona Imana. Mwuka wera manuka batangira kubona Imana. Batangira kubona Imana. Tangura kubona Imana. Batangira kubona Imana. Tangura kubona Imana. Batangira kubona Imana. Tangura kubona Imana. Iyo umwuka wera yamanutse. Amen. When the Holy Spirit comes Imana down, turayibona. we see Hallelujah. God. Amen. Ngo umwuka wera amanutse. If the Holy Spirit comes Abigishwa down, batangira kubona Imana. that his servants start to see God. Amen. Amen. Umwuka wera rataramanuka. So Atarakwinjiramo atarakugeramo. before the Holy Spirit has entered in you or within you, Kugira ngo uzabone Imana biragora. for you to see God or see God's presence is very hard, complex. Umuntu wihuse ninde wambwira umwuka wera ni iki? Okay, who could tell me what is the Holy Spirit? In your Turabivuga words. buri munsi. We say every day. Somebody says a helper. Ndabyemera Okay, n'umufasha. okay, it's a helper, Aradufasha ariko and he noneho helps you. kubwira nk'umwana mutoya ufite imyaka But to 25 tell a child who has not developed yet what is the Holy Spirit. mu basore abantu bavutse iki gihe. So the young men are born nowadays. Uramubwira ngo nugufasha arafasha ate? Okay, you say the helper. How exactly does it help? Umwuka wera. So when I say a Holy Spirit, Turumvamo ijambo umwuka. we can hear the Hari Spirit. umwuka duhumeka. Like it's not Noneho breath, tuje ku mwuka wera. but we say a Holy Spirit. Not Nibyo Holy. icyo kisobanuro muvuga nicyo arafasha. So truth is, it Ariho kugira ngo helps. bisobanurire But umwana wawe To amenye explain ati to your child umwuka wera what ni is iki. the Holy Spirit, how would you Umubwiye explain ko ari that? umufasha ahita bitahura. If you say the helper, then would they understand it? Somebody Biriko says biraza. God is God's Spirit. Okay, it's coming Mw'Imana. down. Undi? Anybody else have an answer to give? Undi? Anybody else? Duhora tubivuga kenshi We umwuka say so wera. many times a Holy Spirit. Turabiririmba We sing in songs. umwuka wera. The Holy Spirit. Reka dusome iri jambo mwarimu Celestin niba yihute. Let's go and read. Ibyakozwe n'intumwa ibice 5 umurongo wa 3 kugeza ku wa 4. We're going to read in Act chapter 5. Petero aramubaza ati, Ananiya, niki gitumye Satani yuzuza umutima wawe guhenda Mpwemu Yera ukisigariza ku biguzi by'ishamvu? Kane, ukiyifise ntiyari yawe, kandi umaze kuyigura ibiguzi byayo ntuba warabikoze uko ugomba. Niki cyatumye wigira ingingo mu mutima wawe gukora utyo? Sabantu uhenze, Imana niyo uhenze. Amena. Amen. Hari igihe mwaba mutabitahuye neza umwuka wera. When we say the Holy Spirit, Nibyo nshaka kugira ngo nukuvuga ngo ni ikintu kitagaragara. basically it's something that cannot be seen. Umwuka wera aza muri wowe. When the Holy Spirit comes in you, it's not visible. Ariko iyo umwuka yakugezemo But when you feel the Holy Spirit within you, abanyamwuka bahita babibona. those who have the Holy Spirit will None understand it. will umwuka see wera it. ukavuga ati bishatse kuvuga iki, bishatse gusobanura iki. So the thing is, what does it mean when you say the Holy Spirit? Nukuvuga ngo hano tubonye yuko Ananiya na Safira Here we see that Ananias and Sapphira, ngo Satani ngarabahenda ngagiraho
Satan lied to them, ngo babeshya umwuka wera. and he lied to them through the Holy Spirit. Kubeshya utagaragara, kubeshya umwuka wera, ngo babeshya umwuka wera. That he lied to them through the Holy Spirit. Nuko noneho hano kurangiza ngo sabantu ubeshye cyangwa uhenze, ahubwo ubeshye And it says that Imana. they have not lied to Umwuka wera man, but ni they have iki? lied to God. So the Holy Spirit is what? The Holy Spirit is God. Hallelujah. Amen. Nukuvuga ngo Imana nanone ikindi nakubwira kugira ngo usobanukirwe umwuka So wera. for you to understand, Umwuka wera ni Imana. the Holy Spirit is God. Ikindi And another thing, Imana yigaragaje mu butatu. God came in what? Ubwayo. God Ubuhe? came in 3 parts. Imana data ubwayo. There's God himself. Imana ubwayo mu There butatu. was- Reka mbanze ngende So mbibasobanurira. God came in 3. Imana yigaragaje ubwayo. God came in God himself. Nukuvuga ngo mu byo yaremye tubona Basically, Imana. in what God created, we see God. Because it was Siko God bimeze? himself that created it. Ibyo twitegereje iby'Imana yaremye So- duhita tubona Imana. Basically, we see what God created, we see God himself. Iyo Because turebye we see uburyo God is reflection. Imana yaremye umuntu For example, if you see how God created a human being, ukabona ngana gutya ariko narabaye and akana gato nka you see kariya. I am here now, but I was once an infant. I was once a Narakuriye child. mu nda. And it was in my mother's womb. Ni ibintu bidasanzwe. So something it's a miracle. Imana irakomeye. So God is so powerful. Amena. Amen. Aho tubona Imana. So there we see God himself. No Imana mwana So there was God the Son. igaragaje mu mwana wayo. So because God came as the Siko Son. bimeze? Umwana wayo yaje kugira ate? So God the Son came down to do what? Yaje kuducungura. So God the Son came down to give us the salvation. He brought us Amen. salvation. Amen. Aho tuhabonera hehe? There we see what? Imana mu There mwana wayo. we see God. Amen. But we see God the Son. Amen. Ubutatu bwayo twavuze Imana So say data, so- Imana mwana n'umwuka So wera. there was God and God himself, Noneho God the yigaragaza Son, hehe? and God No, the Holy mu Spirit. mwuka wera. So the Holy Spirit is God himself. Amen. Imana yigaragaza ubwayo umwuka wera. Because God showed himself through the Holy Spirit. Ndumva muhasobanukiwe. I'm pretty sure you get Siko the understanding. Ni ukuvuga ngo umwuka wera iyo tumuvuga ni ukuvuga ngo ni ibintu bitagaragara. So whenever we say the Holy Spirit is something that Ariko Imana it's yaje not muri wowe. visible. But when God comes within you, comes down Yohereje in umwuka you, wayo. by sending the Holy Spirit, Umwuka wera arakuganiza. the Holy Spirit will Umwuka wera speak to kubera you. umufasha. It will become your helper. Turaza kubigeraho. We're going to see that as you're reading or as you're continuing on. Amena. Amen. Reka rero twihuse, reka dusabe mwarimu Sere n'ubundi yihute Moving adusomere. now, we're going to ask Evangelist Celestine to read for us. Dusomere Abaroma We're going to read Romans, ibice 14 umurongo wa 17 Romans 14, line 17 kugeza wa 18. until 18. Again, haravuga ngo hariya kuri 14 umurongo wa 17 kugeza 18 mu gitabo c'Abaroma haravuga ngo kuko ubwami bw'Imana atari ukurya no kunywa ariko no kugororoka n'amahoro n'umunezero byo muri Mpwemu Yera ukorera Kristo atyo ahimbara Imana kandi n'abantu baramwemera. Amen. Ayumvisha amagambo. Did you guys? Reka twongere, reka dusomere ndaza gusomera rimwe wowe. Let's go and read in English again. It's Romans 14. Ibyakozwe n'intumwa. Mwarimu, ibyakozwe n'intumwa. Igice cya mbere. Umurongo w'indwi n'uw'umunani gusa. Waba turaza guhita w'indwi n'umunani igice cya mbere. Ibyakozwe n'intumwa. Ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo w'indwi n'umunani arabishura ati si byanyu kumenya iminsi cyangwa ibihe data yashinze n'ububasha bwiwe wenyine. Munani ariko muzohabwa ubushobozi Mpwemu Yera niyabazako muzoba ibyabona byo kushingira intara i Yerusalemu n'i Yudaya hose n'i Samariya
amen. Amen. Let's read English. Soma. Again, was Romans 14, verse 17 and 18. For the kingdom of God is not eating or drinking, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. 18. For he or she who serves in Christ in these things is acceptable to God and approved by people. Amen. Let's go and read Acts chapter 1, verse 7 and to 8. And he said to them, it is not for you to know times or seasons which the Father has put in his own authority, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witness to me in Jerusalem, and in all Judea, in Samaria, and to all the end of the world. Amen. Amen. Tumaze kubona rero amagambo meza ajyanye no ku buryo atwereka iby'umwuka wera. And I've seen good words that speaks on or expand what the Holy Spirit is. Nibyo tugiye kuganiraho rero. So it is what we're going to converse with or share with you. Nari maze kubasobanurira umwuka wera ni iki. I already explained what the Holy Spirit is. Umuntu wese noneho yabisobanukiwe. So I believe we all have the same understanding that the Holy Spirit is God. Tuzagenda tureba n'uburyo umwuka wera agenda akorera mu muntu iyo yamugezeho. So now we're going to see in ways where how the Holy Spirit use the person once that received the Holy Spirit. Ni ryari umwuka wera tutangira kubona ko yatangiye kugaragara. When do we see the Holy Spirit has come? Ubundi iyo umuntu yamaze kumva ijambo ry'Imana agakizwa. Was usually whenever somebody has received the word of God and they receive salvation or they are saved, ndetse akabatizwa, and then they are baptized. ubushize umushumba yatubwira ko ikindi kiba gisigaye Last time they said what is left. umwuka wera aba yarakugezeho, ariko noneho haba hasigaye kubatizwa mu mwuka wera. Last time said that once you're baptized, you receive the Holy Spirit, but you need to be baptized spiritually. Ibyo nabyo tuzabigeraho. I will get to that on the later topics. Ariko ubu ngubu icyo tugiye kureberaho, But the first topic we are into now, reka twongere dusubiremo turebe umwuka wera yakugezeho. let's go and see what happened once you received the Holy Spirit. Ni gute tumenya ko umuntu umwuka wera yamugezeho? Question is, how do we know someone has received the Holy Spirit? Burya iyo wizeye, When you believe, you have faith, ukizera ijambo ry'Imana, and you believe in the word of God, ugatera intambwe ukaza mu nzu y'Imana, you take a step and you come in God's temple. umwuka wera iyo yakujeho, When the Holy Spirit has come down upon you, ugatangira kumva ushaka iby'Imana, and you feel that you only desire that God's work, ugatangira kubwira abakozi Imana ndashaka umumbatiza nanjye, and you tell God's servant that I wish to be baptized as well. ugatangira gushaka abarimu ati ndashaka kubatizwa. You seek the evangelists that you seek the ones to be baptized. Burya iyo wamaze kwizera umwuka wera wamaze gutangira gukora imirimo muri wowe. So once you start believing, the Holy Spirit start doing miracles in your Nubona life. umuntu yatangiye guhamarwana intambara yo kuza gusenga, Or just somebody's fighting wars, coming to church to pray, ukabona umuntu akunda ijambo ry'Imana, and it's just somebody they love the word of God, umwuka wera aba yatangiye gukora imirimo muri we. at that time the Holy Spirit is working in them. Haleluya. Amen. Ni ukuvuga ngo umwuka wera iyo umaze kwizera, See, once you have believed, umwuka wera aba yatangiye kuza. at that moment the Holy Spirit has come down upon you. Kuko hari abantu bo hanze, Because there are those outside the churches, iyo uvuze n'Imana byonyine gusa, they are the non-believers. If you say God himself, abyanga kuba bipinga kubi cyane, when you say God, they will go against you. Just ntashaka no for saying kubyumva that. no mu matwi ye. Like, even they don't want to hear the word God in their ears. Naho basenga, Even though they pray, yumva adashaka kuhagera. they don't want to be there or even get close to that place where they're Hari praying. umuntu w'umukire twabanaga mu nkambi, I used to live together with a Christian back home. ariko iyo twagiraga ubukwe But whenever there's weddings, tukamutumira aravuga ati and nzaza, we invite him, we say, I'm going to come. ariko akavuga ati ariko ninjira mu rusengero But then he says, if I enter the church, ibintu byabo biramfata, their thing will catch me. ibintu by'abarokore biramfata, The thing about Christianity, they will catch me. ndaza muri reception. So you know what? I'm not going to go to the wedding church, but I'm going to go to the Umwuka wera reception. abakiri kure cyane, Because at the reception, God's Spirit is far away. n'abashaka kugeraho iby'Imana bivuga. Because they don't want to get close where they speak about God. Burya umwuka wera muri we aba ataramwinjiramo neza. Because within them, the Holy Spirit is not firmly there. It's there, but far away. Kugeraho utinya inzu y'Imana, So for you to be afraid of God's house, kugeraho wumva abantu bavuga iby'Imana ugahita uhaguruka for ukagenda. you, whenever they speak about God, you stay and leave.
ariko iyo wamaze kwizera But once you have believed, umwuka wera batangiye gukora the imirimo. Holy Spirit start working within you. Hallelujah. Amen. Nawe uyu munsi uraza kugenda wibona aho uri. Today you will see where you are Niba now. utarahabwa umwuka wera If you have yet to receive the Holy Spirit, uzamusaba. you will pray for it and you will receive it. Amen. Amen. Ni ibihe byerekana ko umuntu yamaze kubona umwuka wera? What shows the person that has received the Holy Spirit? Hari ibintu tuzabasobanurira, ni ukuvuga ngo hari ukubona nyine wamaze kwizera ubona umwuka wera, ariko hari no kuzuzwa umwuka wera, nabyo tuzabisobanura. There is to receive the Holy Spirit and to believe, and there is to be overflowed by the Holy Spirit. Hano turacyari ku ntambwe ya mbere. Because here we are still in the basics. We are still in the first Byo step. kubatizwa mu mwuka wera cyangwa se kuzura imbaraga z'Imana. Being baptized in spirit, not to be filled by God's power. Tuzabisobanura neza. So we'll go in depth as we move Ariko kuri on. iyo ntambwe ya mbere, But on the first step, on the basics, kwizera, once I believed, umwuka wera bari gukora imirimo. at that time God's Spirit is doing Ibyerekana rero ko miracles. umwuka wera ari gukora imirimo ni ibihe rero? Exactly what shows that God's Holy Spirit is doing miracles, or is working. Umva, iyo uje mu rusengero cyambere The first things first, when you come in a church, cyangwa se waba uri no mu rugo, or you could be at home, wumva ushaka kumva ijambo ry'Imana. that wherever you are, you feel the need to hear the word of God. Wumva ushaka gushyiramo ibintu by'Imana. You feel that in everything you are doing, you want to embed Nubwo the word wakumva of ibindi God. biganiro, Even though you're hearing other conversational nubwo stories, wakumva abanyapolitiki bavuga hirya no even hino, you hear politics ariko speaking, usanga ibintu by'Imana that you ushyiramo ari byo byinshi. feel that in everything you do, you want to embed the word of Kubera ko God. umwuka wera ari muri wowe yatangiye Because at gukora that imirimo. time, the Holy Spirit within you is working. Amena. Amen. Ukumva ibiganiro byinshi, You hear so many stories, so many news, ariko ukavuga uti ntago ndyamwe umunsi numvise byibuze but ubuhamya. you say that no matter what, today I have to read Ntago the word of ndyama God. numvise umuvugabutumwa. There is no way I could live the whole day without hearing God's servant speaking. Umwuka wera muri wowe aba yaratangiye gukora umurimo. Because the Spirit within you is working. Ariko ijambo ry'Imana ritangiye kuza muri wowe, But when the word of God has come down in you, cyangwa se batangiye no kurivuga, or when you start preaching the word of God, ukumva utabishaka, and you don't want to be there, umwuka wera aracyari kure yawe. the Holy Spirit as what is very far away from you. Icya mbere rero nuko ukunda kumva ijambo ry'Imana. So the first thing is you want to hear the word of God at all times. Icyo ni icyerekana ko umwuka wera That shows that the Holy Spirit within you is working. ari muri wowe. That is within you. Mu ntambwe ya mbere tuvuga. And that was the first step was speaking. Icya kabiri, And secondly, kubabazwa n'ibyaha wakoze. you are hurt for the sin you have committed. Iyo umwuka wera umufite muri wowe, When you have the Holy Spirit within you, arakongorera mu mutima wawe. if he advises you in your heart, Nta wundi muntu wo ku ruhande akubwiye. nobody else is telling you. Ni wa mwuka w'Imana But it waje is muri the wowe, Holy Spirit that is within you. bataranakubwira ati icyo ni icyaha. That before they can tell you what you did to sin, Hahandi utangira kubata ariko ibi bintu nakoze you evaluate yourself and say, what I have done, birankoraho pe. really you have touched me, hurt me. Buryo umwuka wera batangiye kukwereka ko icyo At kintu that time, the Holy Spirit wakoze atari cyo. has shown you that what you have done is not right. It should not have been done. Ku bana batoya batangira kuvuga ariko nk'ubu papa bimenye, nk'ubu mama bimenye. And the kids usually say, if my dad or mom knows, if they find out, Abadamu cyangwa abagabo, or the husband, the wives, umwuka wera iyo ari muri wowe, where the Holy Spirit is within you, ni ukuvuga ngo utangira kumva ibibazo by'ibyaha byawe, utangira kubibona neza n'amaso nawe ubwawe. you see the consequences of your sins with your own eyes before they happen. Niba umugabo wamuhishije, Even though you did it in a secret uratangira from your husband, none umugabo yabimenya, you start asking, if my husband found out, bizagenda biti what's going to happen? ko namuhishije iki kintu. That I have done it in secret, but what's going to happen when Umugabo they nawe find akavuga ati out? none umufasha wanjye iki kintu That yazakimenya. says, if my partner could find out what I've done, Ibyo rero ibyo bibazo bitangiye kukuzamo, so this problem have come within you. babyerekana ko umwuka wera ari gukora. It shows that the Holy Spirit within you is working. Amena. Amen. Nubona ibyo bintu bitakubaho wakoze icyaha If you gikomeye, commit a sin and you don't have any of the stars, or you are not hurt of what you've umenye done, ko umwuka wera ari kure yawe. know that the Holy Spirit is very far away from you. Niba wahishije umugabo, niba wari ibintu wamuhishe, Whatever you have done in secret from your niba husband or uri umwana spouse, w'umukobwa, niba uri umusore, if you're a young man or young lady, ukaba wakoze ibintu bibi ukabihisha, you've done something in secret ukumva nta kibazo bitwaye, and you don't care in order to hurt you,
uzamenye ko umwuka wera ari kure cyane. Know that the Holy Spirit is far away from you. Jewe ndibuka umwuka wera ataranzaho. I remember before I received the Holy Spirit. Iyo najyaga abantu mwese mwabaye mu makambi. For those who live in the camps or villages back home. Uvuga ngo iyo nafataga amakarita tukamara guha abaturage ibyo kurya. Whenever we would take cards and feed our neighbors or give food to our neighbors. Nabaga navuganye n'umuntu nyine nkongera nkayasubizayo. Usually I took somebody some food, I'll take it back. Kugira ngo ubwo ngiye kwiba igisambo. Because I'm stealing food from others. Nabaga ngiye kwiba nyine. Urumva nije nabaga namuterise tubikore gutya wigirishe nka uri kugira gute uri kuyatobora. Because I tell them that let's pretend that we are workers. Urumva igisambo ko kiba gifite technique. You see how if you are thief, you have ways. Tugeye nanjye nari igisambo muka wera taranzaho. I was a thief before I received the Spirit. I was the very kuko muka wera kujeho arakubwira ati ibyo bintu ugiye gukora. Because once I received the Holy Spirit, it would tell you what you're going to do. But back then I didn't have the Holy Spirit. Narayafataga nkayajyana. So I would take whatever I took. Amubwira ntubigenze gutya. I would tell him how to what to do. Ibiryo nkabifata nkabikusanya nkabigira byinshi. I would take the food in a sack. Namara kubigira byinshi. Once I've made it, it will be a lot. Nkagurisha. And I will sell it. Nkabona amafaranga. And I'll get money. Nabona ikofi yuzuye amafaranga. And when I see my wallet is full of money. Amafaranga. And I see my pocket is filled with money. Navuga nti burya Elise ndumuhanga. And I say, you know, Elise, I'm very smart. I say, Elise, I'm very smart. Because the skills I've used, I'm the first. Wigira umuhanga. You make it kubera ko muri wowe nta mwuka wera umufite. Because in you don't have the Holy Spirit. Ukabikora n'ubwa kabiri. Because you do it as a second nature. Nkabikora n'ubwa gatatu. I do it a second time, the third time. Iyo ufite umwuka wera rero. If you have the Holy Spirit, arakubwira ati sigaho ibyo nibyo. He will advise you that careful. Amena. Amen. Ubu rero sinabikora kubera iki umwuka wera amaze kungeramo. Now I cannot do it because I have received the Holy Spirit. Amen. Makofi kwa Bwana na vigeregeze. Applause to God. Amen. Nukuvuga ngo tumaze kubona iyo ukunze kumva ijambo ry'Imana umwuka wera bari gukora. We have seen once you desire to hear the word of God. Kubabazwa n'ibyaha byawe. And being hurt by your sins. Muri wowe ubona ko umwuka watangiye gukora. They knew you can see the Holy Spirit is working. Ukabona ko wasuzuguye umubyeyi wawe. And you see that you went against your parents. Iyo umwuka akubwiye ati wamusuzuguye. If you say that you have hurt the parents. Uragenda ukavuga ati mama. You go to say mom. Papa. Dad. Mbabarira. Truly forgive me. Wambwiye ngo nkora ibi. You say you have told me to do this. Ariko sinabikoze. But unfortunately I have not done so. Ndasabye mbabarira. So please do forgive me. Umubyeyi nawe yakubonye avuga ati mwana wanjye. And when your parents are saying this, they say my child. Mwuka wera arakora imirimo. The Holy Spirit is working. Hallelujah. Amen. Mwuka wera akora imirimo nanjye naramubonye. Mwuka wera akora imirimo nanjye naramubonye. Kokakora sinakumuza. Amena. Mwuka wera akora imirimo nanjye naramubonye. The Holy Spirit is doing work and I have seen it myself. Kugatera nyine bakaririmba nyine ukumva nyine You sing that chorus but you sing with power and Mwuka wera akora imirimo. Because the Holy Spirit does work and you see it. Iyo mwuka wera ari gukora imirimo. Because when the Holy Spirit is working, umugabo naho yaba afite ibiro 120. A man no matter how strong they are, they could be 100 pounds or more. Afite ibiro 60. And the wife could be weaker than the husband. Ntatinya kumusaba imbabazi. He will not be afraid to seek forgiveness or to say sorry to the wife. Kandi abona ko yagushobora yagukubita yakugenza uko ashaka. And the husband truly is more powerful than the wife. But because the husband is using the husband is sad, is hurt by sins. And he said, my wife, my spouse, I have hurt you. I did you wrong. Forgive me. I'm sorry. And everything goes well. Amen. Amen. And then the the wife to the husband, forgive me. I'm sorry. But when you stand on your pride, a household will be destroyed. Amen. Amen. But when both of you seek forgiveness and so sorry, the Holy Spirit is working. You start walking around with one another. You see things are going well. Hallelujah. Amen. But if the husband or the wife, if things are not going well, the husband, there's no way he's going to want to walk around
with his wife. umwe aba ashaka kugenda ku giti cye Because each wants to walk by themselves on their kubera own ko aba path. ashaka gukora ibyiwe ku giti cye. Because want to do things by themselves without being seen. Amena. Amen. Ubabazwa n'ibyaha bikuri You are hurt. umwuka wera. You are hurt by the sins you have done. Umwuka wera yari muri wowe ari gukora muri wowe. When the Holy Spirit is within you and is working, wumva ushaka kujya gusenga. you feel to go pray. Ibyo byerekana ko umwuka wera ari gukora imirimo. That shows that the Holy Spirit is working. Wumva ugize inyota n'inzara yo kujya gusenga. You have the urge to Iyo go. wavuze The amasengesho hunger wumva to go uyashaka. pray. We don't want to say fast and you want to go join Kubera ko them. umwuka wera yakoze imirimo. Because the Holy Spirit has done work. Ariko bavuga amasengesho But when they say fasting, ugasanga habonetse abantu batanu and gusa. only five or Ariko wowe 10. wibereye mu rugo ntiwagiye no mu kazi. But you are home, you're not working. Nta n'ahandi wagiye. You are home, you have not gone anywhere. Wicariye mu rugo gusa. You are home, staying up, being lazy. Umwuka wera nta kintu bari gukora iwawe. The Holy Spirit have done nothing in your life. Nujya wumva nta kintu kiri kugucira urubanza. If you see nothing is Cyangwa judging you, kikubwira ati umunsi ujya gusenga. if nothing judges you, to go and Ntacyo pray. bitwaye kwibera mu byo wibereyemo. Instead of staying here, go and pray. Uzamenye ko umwuka wera ataragera muri Know wowe. that if that doesn't happen, the Holy Spirit is unfortunately is not within you. Amena. Amen. Ariko uyu munsi Imana yagucira inzira. But today God has given you. Ikoherereza umwuka wera. But today God has given you the Wari right maze path. igihe kinini udasenga. For so long you have now prayed Ariko to kuko God. umwuka wera But because yakujeho. of the Holy Spirit, Uyu munsi waje mu rusengero you have rw'Imana. came to God, you have came to Hallelujah. God's household. Amen. Makofi kwa Bwana. Amen. Iyo umwuka kugira ngo urebe ko umwuka wera ari gukora imirimo. To see if the Holy Spirit is working, Utangira kubabazwa n'abantu bari kurimbuka. you are hurt. Ubabazwa n'abantu bari kugwa mbese bari kugwa mu byaha. Or you are hurt when you see others are falling in your sins. Ni bande babazwa nuko abantu bari gukora Who ibyaha. is hurt when you see others are committing sins? Amen. Imana ibaha umugisha. Amen. God bless you. Umuntu wamaze kugerwamo n'umwuka So wera. when you have the Holy Spirit Iyo within abonye you, abantu bari gukora when you ibyaha. see somebody is committing a sin, Biramubabaza pe. you are hurt. Agira agahinda gakomeye. You feel sad. You are Ariko saddened of their sins. Ariko iyo umwuka wera atari muri wowe. But when you don't have the Holy Spirit within you, Nta kazi ke nagende. you don't care, let them be. Bashaka bamufunge. They could be prison, be Bashaka arrested. agenda gwe nabi. They could fall and do whatever. Siwe yanze kumva se. It's not my concern, it's your own problems. Uramujugunya nyine ukatakura iyo ngiyo. You throw them away like they're Ariko iyo worthless. umwuka wera yagugezeho neza. But when the Holy Spirit is Ubabazwa within you, n'abantu bari kugwa mu you are byaha. hurt when others are committing Ugafata sin. iya mbere. You take the first step Ugapfukama. and you bow, you go on your knees Ukavuga ati Mana. and you say, God, Mwene data dore ibyaha biramurangije. it's God, my neighbor have committed Dore sins. ibyaha biramwishe. They look at their sin they've committed, Mugarure. they bring them back. Iyo batwese twasengaga gutyo. If only could pray that way, Benshi bagaruka. many will come back. Amena. Amen. Uyu munsi kugira ngo umwuka wera niba ubona ko akurimo neza utangire ubabazwa n'abantu bari gukora ibyaha. That to see the Holy Spirit working within you, you need to be hurt when others are committing sins. Hari urubyiruko ruheze mu byaha. Many youth are falling in your sins Umwuka wera atarinjira. because the Holy Spirit has yet into their lives. Ariko uzajya umusabira nawe umwuka wera mugereho. But pray for them. Byose bizashoboka. If you do anything, because anything is possible. Amena. Amen. Nagarukira kuri ibyo byo bavuga ni byinshi. There are so many I could say. Nerekanye ibintu byerekana yuko umwuka wera aba yageze muri wowe. I've shown things that show that the Holy Spirit is within you. Kumva ijambo ry'Imana ukumva urikunze. That you the word of God and you love it. Icya kabiri kubabazwa n'ibyaha byawe. Secondly, you are hurt of your own sins. Kumva ukunze gusenga. That you want to pray at all time. Kubabazwa n'abarimbuka. And you are hurt when others committing sins. Ibyo nibyo byerekana ko umwuka wera yageze muri wowe. This thing shows that you have the Holy Spirit within you. Twigarukire kuri rya somo ryacu rero. So let's come back to our topic again. Akamaro k'umwuka wera. The worth of the Holy Spirit. Icya mbere, the first thing, umwuka wera kwemeza icyaha arakikwemeza. The Holy Spirit that show you that what you have done is a sin. Convince. Oh yeah, it convinced you that what you have done is a sin. Arakikwemeza. They convinced you that what you have done is a sin.
umuntu ashobora gukora icyaha ukamubwira, because somebody can commit a sin and you could tell them. ababyeyi bakakubwira bikananirana, The parents will tell you but they will not believe it. abaturanyi bakakubwira Your neighbor will ukananirana, tell you but they will not believe it. inshuti zikakubwira Your ukananirana, friend will tell you but you will not believe it. uri igisambo cyangwa umusambanyi You ukahuriza could commit adultery for so long. abantu bakakubwira ati ibyo byaha And bireke, men will tell you stop your sins. bikananirana pe. But no matter what, you will not stop. Leta igafata intambwe ya mbere And the government will take a punishment. First ikamushyira muri step. gereza, They can arrest you akamaramo imyaka 5, for 5 years. akavamo n'ubundi And akomeza you're yiba, released, but you become a thief akavamo again. n'ubundi akomeza yica, You are arrested, you are akavamo released, n'ubundi but akomeza asambana. again you commit adultery, you are a murderer, you are a thief. Fabien zaragerageje byaranze, The family has tried, but they can never stop baramufu it. leta yaragerageje byaranze, Even the government has tried their best, but you can never change. ariko byarananiranye burundu. But nothing, no matter what happens, you Ariko don't want to umwuka change. wera iyo yaje akakwemeza, But when the rest comes back to you haleluya, and it convinces you, amena, amen, akakwereka icyaha cyawe, and it shows you the sin you've committed, utangira gushaka abakozi b'Imana, you start seeking the ukavuga uti sin Imana of imbabarire, God. Imana imbabarire, And you say, God Yara we, forgive me, God forgive me. ibi bintu byose That nakoze. what I've done. Nta bantu murabona bibye bakoze Have you ibintu never bibi, seen thieves that committed adultery, they are murdered, ubu ngubu bakaba ari abakozi b'Imana, but now they have changed Mungu in front akaba of ari God. abaririmbyi. Now they are singing, they are pastors. ariko iyo umwuka wera ataramugeramo, But before the Holy Spirit came down upon ndamwemeza them icyaha, to convince them of their sins, amugirira akamaro To be- ko kwemeza umuntu icyaha, to become a word to convince them of their sins buretse kumusengera, without prayers. buretse gupfuka ugatabaza Imana, If you don't pray for them or go on your knees and wowe seek God ntabwo help, wamwemeza bihagije. you can never convince them. Natwe nubwo tuvuga ijambo ry'Imana, That even though we preach the word of yewe God, ubwanjye sinakwemeza, I cannot convince you. amena. Amen. Imana umwuka wayo irawumanura, The only God can say is Imana Holy y'ubwayo Spirit. ikaza That muri God wowe, Himself come to the Holy Spirit igatangira kukwereka ibyo and urimo, God starts showing you what you're going through. igatangira kukwereka inzira zose waciyemo, God shows you what you went through, what you've done in your igatangira past, kukwereka ibintu ugenderamo byose, and God show you your whole past, your ugatangira history, kubona ibintu byose bibi wakoze, and God show you all the bad you have done. ugatangira gushaka mbese ariko restoration basengera hehe, And that's the word restoration. Where do they pray? cyangwa se n'irindi torero ko batari ko All other basengera hehe, churches, where do they pray? Where they're located? umutima wawe watangiye kukwemeza, Because your heart has convinced nubwo you. leta byananiranye, Even though the government could never nubwo change you, ababyeyi n'abaturanyi even though byananiranye, your parents or your neighbor and your friends could never ariko change you, Imana y'ubwayo ikaza ikakwemeza. but God came down to the Holy Spirit Hallelujah. and He convinced you. Amen. Nubwo hari abatunaniye tuhora tubwira buri Even though munsi, there's so many that could never change, nubwo wabwiye abana bakunaniye muri even ibi, though our kids could never be nubwo changed, wabwiye umutware wawe even though our yakunaniye, neighbor could never be changed or be ariko hari convinced, uwemeza, but there's the one who wa convinced wundi you, nanjye yanyemeje, the one who wa convinced wundi me, nawe the one who yakwemeje, convinced uwo you, nguwo arahari. the one who's there, who's here now. Wowe senga Imana gusa azamwemeza. Just pray and He'll convince you. Amen. Amen. Ndagira ngo nkubwire ngo Let me tell akamaro you, k'umwuka wera the words arakwemeza, The word of the Holy Spirit is convince you kandi of agatangira your kukwereka sins. historia yawe yose, And it convince you and show you a story of your past. ukayibona n'amaso yose. And you see with own eyes. Amen. Amen. Ikindi cya kabiri, And secondly, kuba abakristo bahagaze neza. that you become a Christian in good standing. Akamaro k'umwuka wera The word of the Holy Spirit bituma tuba abakristo bahagaze will neza, become Christians who are in good standing. kuko iyo udafite umwuka wera, Because if you don't have the Holy Spirit, ejo waje mu rusengero, tomorrow you come to church, ejo bundi wabiretse, and then the following day you stop. ubwo umwuka wera ataragira icyo akora muri Basically, you don't have the Holy Spirit within you. nta kamaro uwo mwuka wera wigeze kukugeraho, nta kamaro aragira, nta kamaro Because aragukorera. you have the Holy Spirit, but it has yet to bring a worth in you. Ariko umwuka wera yatangiye kukugirira akamaro, But when the Holy Spirit brings a worth in you, ubu mukristo ubihagazemo you neza, become a Christian in good standing. ubu mukristo utatangira kujarajara. You are a Christian who's not always going around. Iyo umwuka wera ataraguhagararamo neza, If the Holy Spirit has not yet to stand within ni you, ukuvuga ngo ujya mu bajura ukiba, you are now you're stealing, ukaza you ukaririmba, come and sing, ukajya mu baririmbyi, you go among singers, mu basambanyi uriyo. you go among those comedians. Ariko iyo umwuka wera When the Holy
strong in your Christianity. umukristo muzima. A good creation, a good Christian. Ndetse ugahora uririmba ya ndirimbo yitwa ngo You always sing a song. umukristo. As soon as I am a Christian, Gahora ndi umukristo. I will always be a Christian. Kugeza ryari? Until when? Kugeza gupfa. Until death. Amen. Nukuvuga umumaro umwuka wera tumarira nuko tuba abakristo bazima. The Holy Spirit brings to become living Christians. We are living Christians. Amen. Naramenya neza umwuka wera taratangira gukora imirimo muri gihe. Before I understood the Holy Spirit, iyo najya ku rusengero, whenever I went to church, barambwira ngo fata Bibiliya ugende una Bibiliya. They would tell me to take a Bible. Bibiliya nkumva nashaka kuyifata umuntu umusore nambaye neza. A young man dressed well. Gende mfashe Bibiliya. For me to go around with the Bible. Abasore bagenzi banje baranseka. Because our friends will laugh at me. Siko bimeze abasore bikunda kubaho cyane. As young men it happens to us. N'abakobwa benshi cyane even girls it happens to us. N'abagabo bibabaho. Even men it happens to them. Kugendana Bibiliya kuyifata mu ntoki. To walk with the Bible in your hands. Kugendana nayo. To walk with the Bible in your hands. Ukumva ari igitabo gisuzuguritse. Ariko iyo mwuka wera yakoze. If you have the Holy Spirit within you, ufata Bibiliya ukagenda you take a Bible, you walk around. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Kuko mwuka wera ari gukora imirimo muri wowe. Because the Holy Spirit is working within you. Amen. Ibyangombwa byawe ugenda ubigaragaza. Because you show your ID in you. Ariko mwuka wera tarakora. But once if you don't have the Holy Spirit, urahisha. You hide Bible in your pockets. Na wa mukobwa atamenya yuko umusore afite Bibiliya. So even the girls do not know they have a Bible. Abenshi bashaka Bibiliya duto cyane. Many bring the small Bibles. Kugira ngo batabaseka ko bafite Bibiliya. So that they could not laugh for them they got a Bible. Ariko iyo ufite Bibiliya umwuka wera kuri. If you have the Holy Spirit, naho bavuga. No matter what they say, utambuka neza. You walk properly. Naho baguseka. If they could laugh at you, uziri kugana. You know who you are. Naho bavuga menshi. Even no matter what they can say about you, uravuga ati mfite icyerekezo ndi kujyamo. I have where I'm going. Hallelujah. I know what I know. Amen. 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 Kuko umwuka wera ari gukora imirimo because the Holy Spirit is working within you. Amen. Amen. Wono umumaro wa kabiri. That was the second worth. Ikindi rero. Another thing. Bituma itorero rigira umunezero. It brings happiness in the church. Kandi kamaro iyo umwuka wera abantu benshi mu itorero bamufite umwuka wera. When you have the Holy Spirit in the church, duhora tunezerewe. We are always happy. We are overjoyed. We are in happiness. Duhora tutameze nk'abantu bari ku kiriyo. We are not sad. As we at a funeral. Dutwenga twenga. We are laughing. Kubera ko umwuka wera arimo. Because the Holy Spirit is here. Mugenzi wawe icyiza. Wishing your friend a good thing. Umunezerewe. A smile for them. Wish them good things in their lives. Amen. Kubera ko umwuka wera. Because the Holy Spirit yagize umumaro muri wowe. Has bring a worth of Amen. Amen. Nkomeje gusobanura nasobanura byinshi. If I explain, I'll bring so many explanations. No kuvuga ngo umwuka wera nanone ikindi. So another thing the Holy Spirit brings. Atuma duhamya umwami wacu. It makes you bring word to our King. Guhamya. To respect. Or testify. Kuvuga ngo no kumuhamya. They will testify of our King. Iyo umwuka wera yatangiye gukora imirimo akamaro kabyo. When the Holy Spirit has started working within you. Umwuka wera barakumaza ubwoba. The fear or the embarrassment is no longer within you. Utangira kumva ugomba guhamya Yesu. You want to testify about Jesus Christ. Utangira guhamya you want to testify of the miracle he did for you. Utangira kuvuga ibintu yagukoreye. You speak of what he did for you. Nutinya gutanga ubuhamya. You have no fear to testify. Nutinya kuvuga aho Yesu yagukuye. You are not afraid to say what he brought you from. Amen. Ukavuga ati Yesu agira neza. And you say God ukavuga ati Yesu aratabara. The just God saves. Uwo Yesu nawe mwakire. The just Christ will receive you. Amen. Uramuhamya. Then you testified. Kubera ko Yesu yamaze kugira gute? Because just God has done what? Kuba muri wowe. Has become within you. Amen. Amen. Ariko muri kumva umwuka wera akamaro dufitiye. You see the words he has upon us. Yawe najyaga nsengana n'abantu bakavuga ngo ngo mfite nta kindi byifuzo mfite ngo mfite icyifuzo yo gusaba umwuka wera. I used to pray some people would tell me that I have a prayer to pray for the Holy Spirit. Mu gihe nifite ibibazo. If someone who got issues, problems, nyera amafaranga iby'umwuka wera say God give me money, give me money. All I care about money.
ariko Imana nayo But then again, God, ushobora kuyisaba amafaranga you can pray for money, ariko amafaranga akaza akakugusha but the money you could have it Iby'Imana it could be for ukabivamo. you, and you can forsake God. ariko umunyabwenge But the wise person, asaba umwuka wera they pray for the Holy Spirit. kuko numara kugira umwuka Because once you wera receive the Holy Spirit ukazatunga na ya mafaranga and you have money, ya mafaranga ntago azakugusha the man will never fall you Amen. or deceive you. Amen. kuko nusaba umwuka wera Because when you pray for the Holy Spirit, ntabwo uzata umugore wawe you never forsake your wife. ntabwo uzata umufasha You wawe never forsake your spouse or your husband. ariko kuko wowe wisabira ibintu bizarangira vuba Because you pray for things that will not last. ejo ugafata umugore wawe ukabura mutaye Tomorrow you forsake your wife. narihenze It's you know what? I laugh to myself. kumbe umudamu wanjye nta n'itaye afite This wife that I have was nothing. umwuka wera kweri bari abantu babigira Because some do this, some they do this. iyi ntabwo ari size yanjye It's not my size. no my size It's akongereza not my nyine kandi. size. kubera ko umwuka wera ntabwo ari muri wowe Because the Holy Spirit is not within you. ariko iyo ubanje kwisabira umwuka wera But when you pray for the Holy Spirit, iyo ugiye ku ishuri when you go to school, abanyeshuri bakakujyana ngo fata and you ku class kamonyi say gakeya. that take a little bit. ngo fata ku kabiya gakeya Take a beer, take a little ngo bit. nta kibazo It's just no problem. ariko iyo umwuka wera wamusabye But because you pray for the Holy waba uri ku Spirit, ishuri whenever you are in school, iyo batangiye kuzana ibyo ngibyo when they bring that, umwuka wera the arakubwira Holy ati Spirit will tell you, ibuka you remember, kuri umwana w'Imana when you are a child, when you are God's child, you remember kudakwiye kugendera muri that ibyo you should ngibyo not do this. amena Amen. iyo utangiye gutukana n'umuntu When you start cursing one another, niyo umututse bwa mbere bigucitse when you curse them for the first time, iyo umwuka wera ari gukora imirimo if the Holy Spirit is working within you, mbega igitutsi kibi I curse them ubu ni out. jyewe mvuze ibi bintu koko I curse them out, truly. hari akajambo abadamu bakuru bajya bavuga ngo inyana y'imbwa Amen. igitutsi kibi cyane Somewhere they say, ni ukuvuga ngo uba uvuze ibintu bibi cyane biteye isoni nawe ubwawe iyo umaze this kubivuga is saying you say that kubera umujinya because of the anger you have in you. umwuka wera ako kanya ahita aza muri wowe The Holy Spirit, when the Holy Spirit comes within you, urabonye ibintu uvuze and you say what you've said. ntabwo ari iby'umukirisitu As a Christian, you should not say this. ukamwegera And you mama get close to them, ndasabye umbabarire and you say, I'm sorry. navuze Forgive me. nabi I said badly against you. mbabarire I'm sorry, forgive ntabwo me. byari binkwiriye I should not have said that. amena Amen. ni ukuvuga ngo twese mu itorero All of us in turanezerwa the church, we are happy kubera yuko dusaba n'imbabazi because we always ask Amen. forgiveness for another. Amen. si uko tudakora ibyaha It's not because we don't commit sins. si uko ibyaha It's bitatugeraho not because sin is not come upon us, ariko ubutwari but because the victory, kuba ufite umwuka wera because the authority of the Holy Spirit imbabazi within you, you say Byose sorry, birashoboka. seek forgiveness. itorero rihorana umunezero In the church, there's always happiness. batera ikorasi twese tukumva Whenever they are turanezerewe singing, we feel joy. tukumva dushatse kubyina We feel like we want to tukumva dance. dushatse We feel like iyo umwuka atari muri wowe when the Holy Spirit is not within you, usanga ufite ubwoba bwo kuza naho guhagarara you are afraid to come here to sing among others. urabitinya You are afraid, you are shy, you feel embarrassed. umwuka wera atuma tunezerwa So the Holy Spirit brings nari bugende joy. mbasomera ibice ariko ndabona iminota indangiranye Because of time, I'm not gonna keep reading. ikindi Another thing, umwuka wera atuma tubona imbaraga zo gukora ibitangaza our God, His Holy Spirit, makes it possible for us umwuka wera iyo to see God's yamanutse power. Because when God's Holy Spirit comes down, wirukana abadayimoni bakagenda you can cast away demons. Mwuka wera iyo and you yamanutse. can't be cast away. wirukana uburwayi bukagenda You cast away Mwuka illness. wera iyo is possible. yamanutse. When the Holy Spirit has come down, ukora iby'ubutwari you do. Yeah, Amen. you work God as iyo umwuka authority. wera yamanutse When the Holy Spirit has come down, ni ukuvuga ngo ibisubizo biramanuka meaning that whatever you ask for has been answered. umwuka wera araduhuza akatugira bamwe So the Holy Spirit brings us together Amen. and become one spiritually, physically. Amen. igihe cyose tukumva dushaka kuba abantu At bamwe all times, we should be one to bond spiritually. ukumva utakira mugenzi wawe urubanza They feel like you can never hurt your friend. ukumva utavuga ngo deba uko kareshya You feel that you can never say, look how he looks, or look how she looks. ngo reba uko kingana Then look how big she is. ariko umwuka wera iyo ari muri wowe But when the Holy Spirit is within you, arakubwira ati
It will tell you mbese wowe that you, ntawakubonamo ko wowe hari ahantu bakuvuga. do you think that nobody else could say something against you? Nta hantu wowe ubona ko wowe utabereye neza, Is there nothing upon you that's not good? kubera ko ari umuntu yaremwe na kimwe nawe. Because he or she is the person created same as Iyo you are. ufite umwuka wera, If you have the Holy Spirit, wumva utagomba kuvuga amagambo nk'ayo. you feel that you can never say bad things Kuva against mugenzi wawe others. ari umwe nawe, They feel that your friend is like you. ngo umwuka wera When the Holy natumanukira, Spirit has come in upon us, ni ukuvuga ngo tuzavuga ubutumwa That we could- tubujyane kurya we hirya no hino. could preach far away. Amena. Amen. Reka ndangirize ku kantu ka nyuma. I'm going to end in the last Umwuka part. wera atuma twihangana. The Holy Spirit brings patience. Abandi bakozi b'Imana nabo bazaza bababwira ibindi. Some will come and tell you other things. Iyo udafite umwuka wera, If you don't have the Holy Spirit, ntago kwihangana muri wewe. you don't have patience. Iyo umwuka wera atarakora imirimo If muri you don't wewe, have the Holy Spirit within you kwihangana yet, birakunanira. patience is Iyo impossible. ikigeragezo kije, When temptation comes, umwuka wera iyo umufite, when you have the Holy Spirit, arakubwira ngo it will tell you, ihangane. have patience. Na bya bindi byaratambutse. Even others have crushed. Haleluya. Amen. Ihanga umwuka wera Have yakugezeho, patience. When the Holy Spirit is within you, arakwihanganisha. He'll give you patience. Arakubwira ati nubwo He'll tell you that bikomeye, even though it's hard, nubwo bikomeye, even though it's nubwo hard, urugamba rugeze even ahantu though the hakomeye, war is very hard, humura, open your eyes, humura, have strength, uzakira. have hope, you'll be saved. Humura, Have hope. na babandi barakize. Others have been saved. Humura. Have hope. Numvishe ibitangaza byinshi. Have seen Imana miracles. ikora imirimo God n'ibitangaza. does miracles. Umwuka wera The arakwihanganisha. Holy Spirit brings you hope Amena. and patience. Amen. Iyo ubona uri kwiga utsindwa, Or you see you are learning and ariko you're ukaba uri victorious, umunyeshuri ufite umwuka wera, but you have the Holy Spirit. umwuka wera arakubwira ngo The Holy Spirit will tell you komeza upushinge, that push, komeza usunike, that keep pushing, ubutaha uzatsinda. keep pushing on. Amen. You will see success. Komeza That push on, bishyireho umwete, push on with kubera ko power, umwuka niwo push on with ugusunika. motivation, Ni ukuvuga dedication ngo to success. umwuka wera hari imbaraga The Holy, zindi ziri muri there's wowe, power within you. hari izindi mbaraga ziba ziri There's muri not wowe a power within zikubwira ngo you sunika. that tell you to push on. Bikore. The push on work. Umwuka wera The akakwihanganisha. Holy Spirit give patience and hope. Imana ibaha umugisha. God give blessings. Muhaguruke dusenga Imana. Let's all stand. Let's all stand. Kaduhaguruke dusenga Imana. Let's all stand. Amen. Mwuka wera manuka manuka, mwuka wera manuka manuka, mwuka wera manuka manuka,